nongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje kugenda mukurikirana ya YouTube channel yanjye igenda ibaha amakuru umunsi ku wundi. Murabizi ko tuba tugenda tubaha amakuru agenda azenguruka isi, Afrika, Uburayi, Aziya, Amerika n'indi migabane yose yo ku isi ndetse n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Politike, imyidagaduro, amakuru yo mu baturage ndetse no mu bayobozi bakuru. Nguhaye ikaze. Ariko mbere na mbere kugira ngo ujye uhora ureba ibiganiro byacu kandi subscribe aho hepfo ku ijambo ritukura. Bitewe na mudasobwa yawe hari igihe ritukura cyangwa se risa umukara, like, share na comment kugira ngo tujye tubasha kumenya ibitekerezo byanyu. Tudatinze cyane tugiye gusimukira mu gihugu cy'abaturanyi cyacu Kongo. Nk'uko nabikubwiye tugiye kurebera hamwe amakuru arimo aravugwa muri Kongo ubwo M23 bimaze kwikoma igisirikare cya FARDC ikagikubita amasasu y'umugenda nyuma y'uko FARDC yatatse M23. Byavuzwe yuko Uganda n'u Rwanda bishobora kuba bifasha M23 rukabiha intwaro n'ingabo ndetse n'amafaranga n'ibyo kurya kugira ngo M23 ikomeze kuba ishikamye, ikomeze kugenda yangiza umutekano muri Kongo. Ibyo ngibyo nk'uko byagiye bigarukaho n'abayobozi b'ibihugu ndavuga Burundi ndetse na Kongo, haba Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bakomeje kugenda bashinja Perezida Paul Kagame kuba ashigikiye ino mutwe wa M23 wajengereje Kongo, umwe wagiye bigarura hamwe n'uduce twayo, ndavuga wagiye bigarurira uduce tumwe na tumwe two muri Kongo. Gusa M23 umuyobozi wayo muzi nka Sultani Makenga yavuze ko agomba guhita afata Goma ndetse n'utundi duce twa Kongo kugeza ageze Kinshasa, aho azaba ahubuye Perezida Tshisekedi akamwirukana ku buyobozi ndetse agashyiraho ubuyobozi bwiza. Gusa nanone ntago byoroshye kuko ntibibagirwe ko bahanganye n'igihugu kandi igihugu gikomeye cyane, igihugu kinini ndetse gifite ingabo, intwaro ndetse n'ubukungu bukomeye cyane. Ibyo ngibyo biri mu bituma igihugu cy'u Rwanda gikomeza no kugenda cyitonda kubera ko Kongo ishobora kuba yafasha ibindi bihugu ikabiha ubutunzi nabwo bikaba bwayiha intwaro nyinshi zikomeye ndetse hari muri za kirimbuzi. Muribuka ko Perezida Tshisekedi yavuze ko azafata igisasu kiremereye cyane akagiteka muri Goma arangiza akakiyasa mu mujyi wa Kigali igihe M23 izaba yongeye kwataka. M23 kuva icyo gihe ntago irataka ahubwo yo iratakwa. M23 ejo bundi mu minsi 3 ishize, ndavuga ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024 nubwo M23 yishi abarwanyi bagiye muri 24 b'abarundi. Ibi babishe babarashe ubwo bari babatatse bifatanyije na Tshisekedi n'ingabo za Tshisekedi kugira ngo batake M23 bayibuza amahoro, nk'uko bavuze ko bagomba gufatanya bakataka igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo abanyarwanda bakabakura mu bubohe barimo bakabakiza ingoma mbi, ndavuga bakabakiza Perezida Paul Kagame dore ko bamugiranye na Hitler. Ngo ni umugome kuko ngo akomeza kugenda akora ubugome kugira ngo abuze umutekano ibindi bihugu, ndavuga Kongo n'u Burundi, kugira ngo akomeze kugenda ababuza umutekano ngo asahure bimwe mu butunzi Kongo yikoreye. Ariko ibyo byose nubwo bivugwa bakavuga ko Ndayishimiye Evariste agendera mu Kigali ngo niba atari ugushaka imitungo ya Kongo kuko cyangwa atari amayeri kugira ngo nawe yigarurire Kongo cyangwa se aba yagezamo ingabo ziwe abashe nawe gushingamo umutwe kugira ngo ayigarurire imwe mu mitungo. Ariko ngo nkwibucisha ko Kongo ni igihugu kinini cyane kandi gifite imitungo ikomeye cyane, aho harimo amabuye y'agaciro, zahabu ndetse n'ibindi bicukurwa harimo nka peteroli. Ibyo ngibyo bikavuga ko rero Evariste Ndayishimiye ariyo mpamvu nawe yakomeje kugenda ashyamo ingabo ziwe, yarangiza akijijisha akabeshyira Perezida Paul Kagame cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kandi icyo gicumbikiye Red Tabara, umutwe wakoze amabara mu mwaka 2015 nubwo bashakaga guhirika ubutegetsi bwari buriho. Mubwira ngo ubwo Petero Nkurunziza yari yaranze kuva ku butegetsi bw'u Burundi ashaka kuyobora iyindi manda, ariko abaturage bikigaragambya, nibwo Red Tabara yavutse yifatanyije ndebera kure z'abarundi b'urubyiruko bari barigometse barigaragambya, bamwe bagenda barasanya n'abapolisi ndetse n'igisirikare bashaka gukura Petero Nkurunziza ku Burundi, ari nabwo bahungaga ubwo byazaga komera cyangwa se ingabo z'u Burundi zadukiranaga Red Tabara ikazikubita umugenda n'amasasu menshi cyane. Byavuzwe ko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyayihaye icumbi kugira ngo rikomeze ziteshe umutwe Burundi ndetse munyihanganire na akabazo ka system kaba kabayemo umuriro ugiye. Twari turi kuri Red Tabara. Red Tabara ibavuga ko yaje mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo yongere yisuganye izaba yo kongera kwataka Uburundi. Ibyo ngibyo byavuzwe na Perezida Ndayishimiye Evariste ubwo yasubiragamo mu magambo avuga ngo u Rwanda ni abanyamayeri, ngo nta buntu bwabo nta rushuti bwabo ngo ahubwo ni indyarya.
cyane cyane Perezida Paul Kagame. Mu muntu ngo ushigikiye Red Tabara akayiha ibyo kurya, icumbi, intwaro ndetse akongeramo n'abasirikare, akabajyana n'intashyo aho bagomba kujya kwitoza igisirikare nk'uko byavuzwe n'umwe mu bantu bafatiwe mu Burundi, bari bavuze ko bari barashimuswe bakajyanwa intashyo aho ingabo zari zitabara zitoreza ndetse zigatozwa n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, Inkotanyi, FPR, kugira ngo bazabe bakwataka Uburundi ndetse bahabuze amahoro. Ibyo ngibyo bikavuga ko nk'uko Perezida Paul Kagame ngashaka ko ibihugu byose bya Afurika bibamo ingabo ziwe, ngo ku buryo hagize igihugu ashaka gufata kindi ngo byamworohera kuko ari hasanzwemo ingabo ziwe. Gusa ibyo ngibyo ntabwo twabigendera kuko aba ari amatiku ya politike, nk'uko musanzwe muzi politike bisanga uyu munsi ari bicanga, ugasanga undi munsi bicanga, ugasanga uyu munsi umwe yabaye inshuti n'undi, ugasanga undi yabaye umwanzi n'undi. Uko nguko niko politike iteye. Muri make ni ibintu bigoye cyane. Tudatinze cyane rero, M23 yongeye kwikoma abarwanyi ba FARDC ndetse n'abasadiko, ubwo nabwo igisirikare cy'u Burundi cyazaga kwifatanya n'igisirikare cya Kongo kugira ngo bahashye umwanzi harimo M23, abamayimayi, ndetse kugira ngo bazayabone uko binjira mu gihugu cy'u Rwanda abaje gutesha umutwe igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero byatumye Petero Nkurunziza nawe ahita yinjira muri Kongo akaza guhangana n'izi ngabo, ndavuga ingabo za FARDC ndetse n'izo Burundi. Ubwo n'ubundi nyuma yaho bari bamaze kumushinja ko we n'igihugu cy'u Rwanda, ndavuga Petero, ndavuga Museveni uyoboye igihugu cy'Ubugande hamwe na Perezida Paul Kagame, ubwo bashinjwaga ko bafasha umutwe M23. Ibyo ngibyo byatumye Museveni arambirwa agasuzuguro k'abakongomani birirwa bamutuka cyangwa se bamuza ku nkeke, ahitamo kohereza ingabo ziwe mu gihugu cya Kongo kugira ngo zifatanye na M23 kurwanya ingabo za Kongo za FARDC cyangwa se Abarundi cyangwa se Sadiko. Si izo ngabo zonyine zifite kuko Kongo urabizi kugenda itera imitwe myinshi inkunga, harimo nk'abamayimayi ndetse na FDL basize bakoze jenoside cyangwa se amabara mu mwaka w'1994, baje kuba bahungira mu gihugu cya Kongo ndetse bakabaha ubwihisho ndetse n'ahantu ho gutura kugira ngo bazakomeze bangize umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda si ibyo ngibyo gusa rwaje gusinyana n'uwo bitaga Joseph Mobutu amasezerano kugira ngo abangaba bakoze jenoside mu Rwanda 1994 bazongere bafatwe bagarukirwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ayo masezerano ntabwo yaje kubahirizwa, ni nabwo u Rwanda rwagize amakenga rugafata ingabo nyinshi rukazishyira ku mupaka. Bamwe bakavuga ko ari nabwo igisirikare cya M23 cyaje kuvuka, noneho ngo kugira ngo bajye babona ukuntu bahashya izo ngabo, harimo izo ntera hamwe ndetse zishobora kuzongera kuza gutesha umutwe igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kuza kwangiza umutekano w'abanyarwanda muri rusange. Ibyo ngibyo rero ngo bigatuma ari nayo mpamvu Inkotanyi zafashe ingabo zimwe na zimwe bakazishyira ku mupaka kugira ngo bakomeze kugenda birwanirira cyangwa se bicungirira hafi. Ibyo ngibyo rero nta hantu bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko Perezida